akana kakazivungira mu gifurero. Babana biwawe babirasi babona yuko za pome kurumaho hari ibintu bimbabazaga rero. Pome irahenze ariko abana babakire yarumaho imwe nga mama pome nshakajiye. Mugihe abandi babibuze abandi baba babimena, ariko ijuru rikakuregera. Mbonaga abakire ntabo bujya wavuga ngo uri umukire urya amapura abiri, ahubwo ukoramo ikirayi kimwe, umukene akarya ibirayi 40. Akabyata kuri kureba usisimana bimeze bitati uriha kubirya nyuma ya saa 12 baraguhambeje. Ntabirayi urakoraho. Ariko kambabwire Yesu ni mwiza. Yesu yitegereje ukuntu abantu bari kuvuga ati ukunda ararwaye we. Jobundi nibwo nandi kubabwira iteraniro ry'abantu bari gushingura, nta muntu numwe uri guseka, aramarira gusa arimo. Nubwo umuntu ashaje ariko yaragifite akamaro, yatangaga inama, yabaga mu rugo rugasusuruka, agiye ahantu atazongera kubwira abana ngo mukomere. Kambabwire ko gupfa biravuna, gupfa biravuna, ariko Yesu yapfuye mu kimbo cyacu. Rero muri aya masaha ndagira ngo wongere utekereze niba iki bikubujije amahoro bitatuma Yesu akuguranira. Nubwo abenshi rero barambiwe, ariko Yesu azaza. Uwaje Adamu yacumuye, abantu bakaba barambiwe, ariko Yesu azaza. Ariko igitumye urambirwa ni igiki? Niye mpamvu tambara gukigira, niye mpamvu nakunze kukibaza mu materaniro. Ariko ni gute iyo bakurangikira kurabonamo amafaranga saa 12 kwa zivuga wagezeyo, ni gute bigeza saa 2 utaragera mu rusengero ngo urebe Karuvari ku musaraba Yesu yemera kwambara ubusa? Burya amahanga yose yateranye Yesu yambaye ubusa. Abantu barahamije bati ni ukuri uyu yari umwana w'Imana. Icyo mabwira ni ikihe muri aya masaha? Ariko kuki uzi kujera ibyiwawe iby'Imana bikaba byarakunaniye? Ujura bari imyaka umaze witwa ngo urukuyikorera, ubari imyaka umaze witwa ngo uri umukozi wayo, ubari imyaka umaze wihambira mu by'Imana, ariko ukaba waranze guhinduka. Ijuru kandi rirabishoboye. Rero emera ugurane nawe, Yesu azaza. Dufite indirimbo ya kabiri ivuga ngo umwami ageze ku irembo, ariko ntago ari irembo risanzwe riraza jya hano ku rusengero, ahubwo ni irembo ry'umutima. Ngo wibaze intambara n'ibyago bizakomeza kugeza imperuka. Iyo dusomye nyuma y'ibi byago n'intambara tugasoma Danieli 2:43 na 42 na 44, hari amagambo avuga ngo hanyuma y'ubwo bwami Imana yo mwijiriza imikubundi bwami butazahanguka iteka ryose. Nibwo dutegereje mu byo mubona bitutesha umutwe bikatubuza amahoro. Dutegereje ingoma Yesu azimika, abana b'Imana bakayijyamo. Ndasoma amagambo ari hano mu byahishuwe mu gice cyaho cya 21. Reka nyibasangize iki gice cya 21 kirimo amagambo avuga ngo iby'ijuru risha n'isi nshya. Ijuru risha n'isi nshya. Ariko tukongera tukagarura amaso mu isi. Burya iyi si nta mahoro yibamo, kandi iyo amahoro yabuze n'amafaranga atagaciro. Himwe ari muzi ko iyo amahoro yabuze n'imodoka zitagaciro. Iyo ndi kubwiriza hano nkabona izi modoka ziparitse hano mba numva ameze neza cyane, kandi nta yanjirimo. Ariko nubwo musetse ntabwo bansiga mu nzira. Icyo nkundiraga abantu b'Imana, ntabwo bansiga mu nzira ngo ngende n'amaguru maze imizi ndi kubwiriza. Nubwo nta gare naba mfite, kuko izi modoka ari iz'abana b'Imana, ntabwo nagenda n'amaguru bari kuzigendamo. Ariko nuko amahoro ahari. Iyo amahoro yabuze, ndibuka mu ntambara umuhungu agiye, imodoka yaturutse i Kigali, ariko byigana natwe turi kugenda n'amaguru, turi kuva hitwa mu Kivuruga. Lisansi ishira ageze hepfo hitwa kuri Mukungu. Kandi burya lisansi ni nk'urupfu. Iyo ishizemo umva uribwiriza ngo ntabwo irarenga, uko wabigenza kose nakurenga. Nuko umukira avamo aravuga ngo niko ngo ese hano nta sitasiyo ihari. Hari kutubaza ati sitasiyo n'ikijumba twakibuze, ngo ahase ngo se ngo ubu kuva hano kugeraho lisansi iri
esansi iri bisaba igihe kingana ikibaka tukamureba atariko uyu mwirasi tweba amaguru yahiye twavuye ahitwa mu Kivuruga niba muhazi saa 11 z'akarekare bavuga yuko intambara yakabije mu mujyi wa Ruhengeri kw'inkotanyi zishaka kuhafata. Tugenda tumanuka hitwa ku Rusenge turakomeza turaza tugera kuri Mukungwa nka saa 9 z'amanywa, kuko twaragendaga twamanuka tugeza aho ngaho bati yemwe murikanye abasirikare bafashe umujyi bageze mu irembo, tukagenda Gisobanyuma ntiwashobora kugenda ngo uragenda ubirindutse kubera iki abantu n'uruvunge ibintu bikomeye. Nuko niko twikoreye ibirago n'amasafuriya turazamutse tugeze mu irembo ryo mu mujyi saa 11 z'umugoroba ibitugu byahiye nta kurya. None uyu mwirasi wishaye mu modoka ngo essence ngo bayifatira he? Mbwira bari hano naba bakire mubona bari muri rusengero, imodoka yawe igira agaciro ariko amahoro ahari. Iyo nta mahoro uwo mugabo twagiye n'amaguru nawe uko twagendaga dusubira inyuma nawe agasubirayo, yageze yananiwe rero atashobora kuva aho n'utarwanya ngo wambukanye uyu mujyi wa Musanze mbere wari Ruhengeri ngo wambukanye urapfuye. Amahoro abantu biyizeza ni Yesu yatanga. Amafaranga yawe agira agaciro, amahoro ahari. Turukumvikana se? Abana bawe bagira agaciro iyo amahoro ahari. Dushimire Yesu watanze amahoro. Ayahe nuko yemeye Adamu amaze kubura amahoro Yesu aramanuka. Iyo dusomye muri Yohana 16:31 dusanga ngo mwisi mugira umubabaro ariko muhumure nanesheje isi. Bishatse kuvuga igisi mwisi hari mwibigeragezo. Byashoboka ko wazana umugore akakunanira, byashoboka ko wabyara abana bakabibirara, byashoboka ko waturana n'abantu nimwumvikane, byashoboka ko wacuruza ugahomba, byashoboka yuko wapfakara, byashoboka yuko wabaho ngaho nta mutekano ufite, ariko muhumure Yesu yanesheje isi. Ku magambo rero ndimwe ndi gusoma iby'ijuru risha n'isi nca. Mbona ijuru risha n'isi nca, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nca rumanuka ruva mu ijuru ku Mana rwiteguye nk'uko umugeni arimbishiriza umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo. Hari ikimana izakora cya mbere, izahanagura amarira yose ku maso yabo. Sinzi ijambo riba muryumva. Hari ikintu mbonaga muri bene Adamu turi ba nta kigenda. Burya tubonye ibyo kudusetsa buri wese yerekana amenyo, ariko hagira ibibabaza byakwibasiye ndaba basaza bararira. Niba hari ikintu giteraga ingorane kubona umuntu wuzuye imvi n'amarira ari gutemba mu bwanwa, ubona giterambere rihari ry'abasore bafite ubwanwa rwose. Nagize amahirwe, niba ndavuga ngo ni menshi, niba ndavuga ngo ni make, nta bwanwa njewe. Ariko mbona umuhungu buteretse rwose nkabona ari umusore mwiza, ari umusore mwiza bikagaragara ko ari umusore. Muri aha ariko iyo amahoro yabuze n'ubwanwa bawuzira. Iyo amahoro yabuze n'ubwanwa wabuzira. Ariko aho nshaka kurasa naha ngaha, Yesu ashimwe. Aba banyabwanwa nabo iyo bababaye bararira. Niba hari akaga gahari nuko abakobwa bari bakuzi mu ubwenge bakaba babuzi kugezweho, ikiroso shawe baracemera baragikunda, none ingorane zabaye kiri gutembamo amarira. Isi y'amarira, amarira katubuza amahoro. Niba hari ikintu natinyaga nukugira ngo ndirire imbere y'umugore wiwanje. Senumvaga nakwihagararaho akamenya ko ndakagabo kazi gufata icyemezo, ariko ngira umunsi umwe umwana wiwanje aravunika ukuguru, bamujyana mu bitaro mu Ruhengeri. Nyimubona bamujanye hejuru nabayogoye, umugore arantabara afata igitambaro yari afite akimfuka mu mutwe no ku munwa, anjana nk'intama ati ja kuririra hariya ikiniga n'igishira uragaruka. Bamarira nta kigenda mbabwire.
isi y'amarira, isi y'ibibazo, isi y'agahinda, isi yo guhombya, isi yo kubuza umutekano. Umunsi umwe rero Yesu azahanagura amarira. Nahanagura amarira uzibaze uzaburiye. Uzaburihe? Niki kizatuma Yesu ataguhanagura amarira? Muri uyu mwanya, muri aya masaha, iminsi umaze urayizi ariko isigaye ntabwo uyizi. Cyakora ijuru ryo riteze ibiganza. Riteze ibiganza. Tuvuga abantu bakunze kuja muri byinshi, nuko aya magambo akavuga ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibyambere bishize. Yicaye kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bisha, kandi iti andika kuko ayo magambo ari ay'ukuri nayo kwizerwa n'ukuri. Imana ihabwa icubahiro. Ku murongo wa 7, unesha azarabwa byose, nanje nzaba Imana ye, nawe aba umwana wacu. Unesha ntago basobanuye icyo umuntu anesha. Unesha ibyo arwana nabyo, kuko ibibazo byanje si byo byawe, ibibazo by'icaro si byo by'umujyi, ibibazo by'abize si by'abatarize, ibibazo by'abafite akazi ntago ari kimwe n'iby'abatagafite. Ariko unesha ibi bibazo azaragwa byose. Ijuru rero ryadutegereje. Mu ndirimbo twaririmbye ijana 77, mu gihugu c'ibyiza hari umurwa wera, kandi uyu murwa uzahoraho iteka ryose. Uyu murwa burya turahamagarirwa kwitegura. Benshi bazatakaza igihe bataye bitewe n'ikisi. Ntago bitaye ko mu ijuru riri gutegura kutwimura ngo tuzabe mu mahoro. Rero iyo Yesu ahamagara umuntu ku giti cye. Batanze urugero igihe Lazaro yari yapfuye. Je tugiye mu gitekerezo kiri muri Yohana 11, dusanga igihe cyarageze. Yohana wakundanaga na Lazaro, Yesu wakundanaga na Lazaro arapfa. Apfuye rero, reka babwire iki cyigisho kibagamo icyigisho gikomeye cyane. Burya kuko Yesu yarazi yuko urupfu rwa Lazaro byanga byakunda aramuhindura muzima. Abantu baje kuvuza induru batumva rero ubukunda ararwaye kandi ararembye n'ibiryo byamunaniye. Nkunze kubwira abantu nubwo isi tuyikunda, hari igihe ibintu byahindutse n'ibiryo bikakunanira. Nkunze kubwira abakire muje murareba, kandi hano muri abakire pe, ariko abakire kuba umukize Imana igahamagara agakene katurutse igitarama iwabo baryaga imyumbati gusa, weho kuko bari kuguca kuri sukari, uriye ku nyama baguheka, uriye ifiriti warara wicaye, maze kakandi kari kamenyereye ibijumba n'umushogoro iyo ngiyo, ijuru rikakazana katisha icaraho nawe izi nyamu zivovore. Yasashimwe. Buri ijuru rero riradusaranganya. Usanga rero nyirugukira bamwe bati urongera usoma kuri fanta wicukurire. Ubu dufite abasirimu batasoma fanta, atari uko bazihanya ahubwo ari ugutinya gupfa. Nusoma kuri fanta uricukurira, nunywa kuri sukari biragukoraho. Nuko kakana kabona fanta katumva mperuka kunywa fanta hasize imyaka 8. Akana kakazivungira mu gifu rero. Babana biwawe babirasi babona yuko za pome kurumaho hari ibintu bimbabazaga rero. Pome irahenze ariko abana babakire yarumaho imwe nga mama pome nshakajiye. Mujya abandi babibuze, abandi baba babimena, ariko ijuru rikakuregera. Mbonaga abakire ntabo. Bujya wavuga ngo uri umukire urya amapura 2, ahubwo ukoramo ikirayi kimwe, umukene akarya ibirayi 40. Akabyata kuri kureba usisimana bimeze batati uriha kubirya nyuma ya saa 12 baraguhambeje. Tabirayi urakoraho. Ariko kambabwire Yesu ni mwiza. Yesu yitegereje ukuntu abantu bari kuvuga ati ukunda ararwaye we. Imana ibaho umugisha. Rero nitwa Karezo Jean Bosco nkuko umuyobozi yabivuze. Ndi hano mu materaniro nyasoza. Ndagira ngo buri wese afate Bibiliya. Umwanya iyo tugezemo wo kuramya, kambwira abantu bari hano mukunze gusekana,
ndagira ngo nsabe niba amatara birashoboka ko yaka, ikibazo mama yagize cyo kutareba neza naje ndakigira, ubwo rero birasaba ngo muducanire. Nuko twaba twarihanye kuko mu ijuru hariyo abazagerayo batazi gusoma, barizeye bibahwaniriza no gukiranuka, bazaja mu ijuru batazi gusoma, nkanswe twe tuzi gusoma mo gake. Haleluya. Rero biragusaba ngo ucungane n'izamu ryawe muri aya masaha. Muri uyu mwanya rero Satani akunze kubirwanya yivuye inyuma, bigatuma abantu rero bagira imitima bakajyana hirya. Kandi byari ngombwa ku mutima wawe, nubwo haba hari bitakuguye neza muri aya masaha, umutima wawe wegereza Imana. Imana yakuremye ikagukuza abandi batariho, ikaguha amahoro abandi barayabuze, ikaguha ubwenge abandi ntabwo. Muje murakunda gukurura, burya baranditse ngo mu bintu bishobora gutuma abantu barushaho kwegera Imana cyane harimo n'ingendo. Uje uragenda uzenguruke n'iki gihugu cy'u Rwanda uretse no hanze yacyo, uzabonamo ibyigisho byinshi, uzabonamo impumyi, ubonamo ibirema, ubonamo abatagira mu mutwe. Ariko uje uribaza ngo buriya nje natanze angahe kugira ngo ubwenge kuba ari buzima. Rero bitume urushaho kwegera Imana. Ndagira ngo tugire amagambo twaganira muri uyu mwanya. Rero amagambo akomeye nifuza ko twaganiraho muri uyu mwanya, akabaza nabo baturitse i Kigali. Ikibazo kibaza ngo mbese buriya wakwemera kugurana nawe? Uyu ni Yesu mvuga. Mbese wakwemera ko Yesu akuguranira? Impamvu mvuga ibi ngibi, iyo dusomye muri Zaburi ya 51, Zaburi ya 51, harimo amagambo avuga ngo, iyi Zaburi ya 51 iravuga ngo, dore naremanwe gukiranirwa, ni ku murongo wa 7, mu byaha nimwo mama yambyariye. Ndasubiramo, dore naremanwe gukiranirwa, mu byaha nimwo mama yambyariye. Ariko Yesu we arakiranuka. Wakwemera ko akuguranira se? Twaremanwe gukiranirwa, mu byaha nimwo ba mama batubyariye, icyakora tugira amahirwe Yesu aradupfira. Nasomye amagambo ari hano muri Yohana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cyawe cya mbere, ndasoma ku murongo waho wa 12 amagambo meza nifuza ko buri wese yahumeka muri uyu mwanya. Amagambo avuga ngo, Yesu Kristo ahinduka ari we jambo ry'Imana, ahinduka umuntu. Ubwo nawe araguranye. Mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Uwo muco uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hari umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana, uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si we mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Muri aya masaha ndagusabira ngo ijuru rikumurikire. Ariko abe ntibamwemera, cyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Muri aya masaha reka nongere mbipfurize kubyarwa n'Imana. Yadukurikiranye amateka y'umukiza. Adamu amaze gucumura nk'uko amagambo yasomye, twaremanwe gukiranirwa, mu byaha nimwo ba mama batubyariye. Burya Adamu amaze gucumura, imbabazi zaraje n'ubutabera buraza, bisoza imbabazi z'Imana zihuye n'ubutabera bw'Imana, kuko amategeko y'Imana yari yishwe. Yesu aritanga, uwari Imana ahinduka umuntu. Yesu ashimwe.
wari Imana muri kuguhinduka umuntu byatumye yemera kudupfira ku musaraba. Ari amagambo nshaka gusoma muri Petero. Ndasoma muri Petero, urwandiko rwa mbere rwa Petero n'urwa kabiri rwa Petero, igice cya 3 ku murongo wa 8 niho ndahera. Ariko bakundwa, iri jambo rimwe nirikabasobe yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe. Umwami Imana nitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakaba n'umuriro ukomeye, maze ibyishingira ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gusha cyane, isi n'imirimo irimo bigashirira. Nuko ubwo ibyo byose bizayenga bityo, yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu, twebwe abategereza tugatebutsa umunsi w'Imana uzatuma ijuru rigurumana rikayenga, kandi ibyishingira ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gusa cyane. Kandi nk'uko yasezeranije dutegereje ijuru risha n'isi nshya, ibyo gukiranuka kuzabamo. Reka nse nkuhagarara ahantu ngere mvuge kuri aya magambo, muje mutekereza murebe uko tugiye kubaho. Isi turimo n'ibidukikije byose, umunsi umwe Yesu agarutse bizayenga, bizasha. Iri ni itangazo rigomba gutangarizwa abatuye mu isi ko iyi si yamaze kwangirika bitewe n'icyaha. Yesu nagaruka ibyo abantu bishingikirijeho byose bizayenga. Reka nongere mbibutse nsomye ko imyaka 1000 ku Mana ni nk'umunsi umwe. Iyo dukurikiranye amateka rero turi mu kinyagihumbi cya 7, mu gihe twe dukuba amaguru mu myaka tumaze dutegereje ko Yesu azaza, birantangaza abantu benshi bavutse nyuma y'intambara. Ubu nabagabo, ubu nabagore, ubu nabasore, birantangaza. Sinzi uko iminsi igenda uko yirukanka, kandi yirukankana umuntu ku musozo Yesu atinze ngo uyu muntu abatakiriho. Rero nubwo tubara ko bigaragara ko Yesu atinze, we imyaka 1000 ni nk'umunsi umwe. Nukuva mu gitondo cyangwa se kuva nimugoroba tugasinzira bugaca mu gitondo, ubu tugeze saa 5 mukanya buraba bwije bibe bishoje. Imyaka 1000 ni nk'umunsi umwe imbere y'Imana. Nubwo turambiwe rero, bikagaragara ko ibitunaniza ari byinshi, ingorane zikaba zibaye nyinshi, ijuru ryo riri kubona bikiri vuba. Niyo mpamvu imbere y'umuntu wese ahamagarirwa gucungana n'izamurye. Turi kwigana amagambo avuga mbese wakwemera kugurana n'umukiza wawe. Uyu mukiza yari Imana. Adamu amaze gucumura aramanuka ahinduka umuntu. Bishatse kuva uguranye nawe mu byaha usanzwe ukora, wamuguranira kuko we nta kimunanira, wari umunyabyaha akaba umukiranutsi imbere y'Imana. Niyo mpamvu aya magambo atwereka ko umunsi w'umwami nuramukuje. Mushiki wacu dusomeye isomo ritubwira ngo dorarazana n'ibicu, amaso yose azamureba, n'abamucumisa amacumu n'abamukirenceje bazamuborogera. Yesu nk'umwami dutegereje, bamwe barambirwa, Imana yongera guhamagara abandi, kabwira bari basanzwe muri ritorero barambiwe, ubu Imana ihamagaye abandi. Hagiye kubonekamo abagiye kuririmba, abagiye kubwiriza, hagiye kubonekamo abagiye gukorera Imana. Mbese ugiye gusanga ibyo warambi, hagiye kubonekamo abagiye kwirinda. Mu gihe wamaze kwirinda wamaze kubivanamo, ubu hagiye guhamagarwa aba bandi bagiye kongera guhagarara mu by'Imana. Ariko Yesu agahamagara abantu ababwira ngo dorarazana n'ibicu, amaso yose azamureba. Ikibazo kibaza muri aya masaha, mbese Yesu aramutse aje yasanga uri mu ruhe ruhande? Iyo dukurikiranye amateka ibyabereye ku musaraba, dusanga Yesu burya kera batambaga ibitambo, abayuda batambaga ibitambo saa 3 na saa 9. Ariko ibi bitambo byasuraga Yesu. Ibi bitambo byasuraga Yesu. Yesu nawe dukurikiranye musome muri Matayo guhera mu gice cya 26 cya 27 28 azuka.
dusangamo amagambo yamanje yasangira n'abigishwa be ibya Pasika. Mu gusangira nabo arababwira tumva rero burya mu gihe gitoya bagiye kungambanira, kandi uzangambanira ari hano turi kumwe turi no gusangira. Abigishwa ntago babyemeye, babonaga Yesu kuntu ari umunyembaraga. Burya nimukurikirana amateka y'umukiza, yagiye akiza abarwayi, yagiye yirukana abadayimoni. Abigishwa babireba batumva uyu mugabo dukurikije imbaraga afite, yaravugaga bikaba, nta muntu wamugambanira ngo bishoboke. Burya muzarebe muri ubu kiso tubamo, burya haba igihe umuntu yiringira amahoro, amaherere yazindutse kare. Uko wibwira ko urugendo ruzarugenda ukarusoza neza mu bukirisitu, bigasoza bihabanye n'ibyo watekereje. Nagamo Yesu imbaraga, ndibibuka yuko yaje gucungura umuntu. Niyo mpamvu izi mbaraga ndibuka igihe kimwe nimusoma muri Matayo 27, muzasanga ahantu hitwa ngo mu gashamba ka Getsemani. Mu gashamba ka Getsemani ari gusenga, yazamukanye n'uwitwa Petero, Yohana na Yakobo. Abigishwa bari basigaye bari kwitotomba bati buriya we ko turobanuye ngo baje gusengana nawe, twe kuki tusigaye? Ariko nabangaba yazamukanye bageze mu gashamba, kuko agahinda kari kenshi, barasinzira. Yesu asenga wenyine. Aragaruka arabakangura ati nyabuna nimubane maso nanje. Barongera barasinzira bavuyeho. Arongera arasenga. Icyo nshaka kuvuga ni ikihe? Nuko Yesu amaje gusenga ubwa gatatu, yakanguye abigishwa be, arababwira ati nimushaka musinzire, kuko ijuru ryamaze kunyemerera ko njya kumusaraba. Igitero ubwo cyari kiri imbere ye kije kumushaka ngo bamujyane kumubamba. Burya yahuye nabo. Nasomye amateka mu gitabo cy'ubifuzwa ibihe byose. Icyo gitabo nari nkifite hano muri aya mavuna, kirimo amagambo avuga ngo abasirikare bakinguriye urugi rw'imbabazi ngo bihane, birabananira. Igihe Yesu yababazaga ngo muri gushaka ndi, ubumana bwari buvugiye muri Yesu bwatumye abasirikare bose bafite n'intwaro bikubita hasi. Burya ngiyo bagira ubwenge baba baratekereza bakavuga batari ko buriya uyu muntu uvuze n'imbunda zigahinduka ibikenyeri tukaba twikubise hasi ni muntu ki? Nuko ngo bari bahawe urugi rwo kwihana, ariko kuko umujinya wari wabasabye ntago bitaye kukikubita ko hasi kwabo. Yongera babaza atari ko muri gushaka nde? Nuko baramusubiza ngo ni Yesu turi gushaka. Ati ni njewe. Murebe Petero rero. Petero abonye bamufashe Yesu, yarasanzwe aziko ari umunyembaraga nyine ko batamushobora. Nuko aravuga ngo ntago muramurenza hano. Urugamba rw'umubiri rero abantu benshi barujamo bagahanyanyaza, byasoza babonye bitagenze nkuko babitekerezaga, iby'Imana bakabivamo. Petero yafashe inkota ayikubita, burya ngo yashakaga gukubitira mu mutwe ngo amwice. Ariko Yesu abwira Petero ngo urugamba rw'inkota ntabwo ari rwo turimo, urw'umubiri ntabwo ari rwo turimo. Yari yaciye ugutwi Yesu aragufata ku bantu, ariho muje muragihuza ku bantu biyemera ngo iby'Imana ngo babigeze ngo biruzuye. Ese umuntu yaguca ugutwi yabaje kugufata ngo akwice, noneho uri mu ruhande rwawe agaca ugutwi ukagutoragura ukagusubizaho? Siko mutari kunsubiza? Rimwe muzi iyo byakomeye ko umuntu avuga ngo awa, umuntu niba avunitse ukugura ati awa, yabaye ahubwo n'amaboko acitse kubera iki? Ntabwo umwumva kuko uzi kwa kuzira. Ariko Yesu we abari bamuteye. Petero yafashe inkota ngo akubite ugutwi, akubite mu mutwe. Uyu munyamahirwe agira amahirwe, ugutwi kuja inkota ijana ugutwi. Yesu arongera aragutoragura agusubiza kuri nyirako. Burya ngo haniho Petero yacogoreye, avuze nari nzi ko turarwana tukarikesha, none nibyo ntangiye kwangiza. Abishubijeho. Se nkabaza ikibazo muri aya masaha, ukurikije umutima ugira, Yesu agukoreye nk'ibyo kuwa kwambuye, ijuru warijamo? Siko mutari kunsubiza ye? Buriya niba hari ikintu gikomeye cyane birasaba ngo tugurane. Yesu atuguranire nitumureba ku musaraba. Burya Yesu kwemera kudupfira, hasi ko harimo abanyamafuti, harimo abagenda ukundi, abatekereza ukundi. Yesu akemera kadupfira, birasaba ngo tugire umutima yari afite. Yesu ashimwe. Iyo dukurikiranye amateka rero dusanga Petero yaracogoye, aravuga tumva gukomeza kujyana n'uyu mugabo
ngo ndabana nawe mu rugamba ari ukwigerezaho. Burya yaremeye baramujana, nubwo abantu bakunze gutseka Petero ngo yaramwihakanye, yarakururaga ati ubundi si nubwo nakwitanga ngo mbashe kumurwanirira ko bihabanye n'ibyo ndwana nabyo, niyirwarize. Burya ngo Petero yamuvuye imbere avuga tumva rero niyirwarize. Yesu arirwariza rero. Iyo dukurikiranye amateka yo kwirwariza kumukiza, aho hafi ngo habaga umugabo witwa Yohana, wa wundi ukundwa wari usanzwe ari mwene Nkuba. Yesu ari ku musaraba rero, muri iryo teraniro na nyina witwa Mariya yarahari, agahinda kamushenguye kamwishe. Yesu aramuhamagara. Burya mbabwire abakwazi kumwe materaniro babwiye ngo Mariya yari umwizera. Abonye umuhungu w'imyaka 30 bamushize ku musaraba. Mbonaga abantu, reka mbabwire niba hari ikintu gikurura mu buzima tubayemo dutuyemo bwa bumuntu, abantu bakunda abana babo. Umwana wawe aramutse yibye, nakunze kubibona muri no misi, ukabona umwana bigaragara ko yafuditse yibye, haba igihe ubyara umwana w'ikirara ntaca kuburanye, nuko bakavuga batumva rero ni mu mujyane kuri polisi. Nabibonye kenshi umuhungu yibye ibigori, nuko asari kukariya tumva ni mu mujyane mu mukosore. Nuko azindutse kare kare asanga abapolisi bamubyukiyeho bari kumukubita we. Muri kumukubita nuko se abonye ukuntu umwana bari kugaragurika, bari kumubwira ngo ubama, zamura amaguru ku mukingo ku nzu, umwana ari kurira, ari kuja yakongera akamanuka, nuko se aricarararira. Ntabwo narinzi ko uyu mwana ari guca biramera, mureke ndariha. Yibye ibigori 3 samuri 126. Umwana araryoha, umwana arababaza. Mu babyawe n'abagore umwana wakuvuyemo ntago wakwemera ko bamuniguri kureba. Hari isano iri hagati y'umwana na nyina, muje murakurira isano dufitanye n'umukiza we tumeneye amaraso. Amaraso akaja ku musaraba, nuko ngo nyina arafureka ari kureba Yesu ukuntu. Burya mu filime bamushira ku rubindi imbere, ariko ibindi abikururaga nkareba Yesu yadukoreye ibikomeye, yemera kwambara ubusaburi, nta makariso yabagaho. Imyaka 30 umusore wagombaga gusaba umugeni, n'abakobwa bateranye, abana bahari na nyina arimo. Nyina aratangira gufureka, avuga ati ariko mana kuki wemeye ko mbyara uyu muhungu, ko wari uzi ko ari gutya azamera, nanjye ngihari, iyo ureka nkapfa mbere. Nuko Yohana ngo wamukundaga nawe yari mwari gufureka ari hirya, nuko atangira nawe gutabaza ati umwami wanje ko agiye gupfa, bakaba bamwishyura upfu bizagenda bite. Yesu ari ku musaraba, imbaraga ya mwuka w'Imana imuzamo, ahamagara nyina tumva, yewe mama, ahamagara nyina, ahamagara na Yohana, abwira tumva rero yewe mubyeyi uri kurira, dore Yohana niwe mwana wawe, kandi nawe Yohana nyoko nguwo, ngende umwana w'Imana. Yesu cyari kimuzanye kwari kuje ku musaraba ngo ubwibone bwacu abubambe, ubwirasi no kwishira hejuru, ikinyamujya gikureho, ikinyashara kivaneho, niduhurira muri Yesu tubabana b'Imana. Nyamara muri aya masaha kinyamujya cyarakurembeje, muri aya masaha ubwibone bwatumye uja kure y'Imana, ariko Yesu ari ku musaraba ubwibone bwari bwacecetse. Cyo bundi nibwo nandi kubabwira iteraniro ry'abantu bari gushingura, nta muntu n'umwe uri guseka, aramarira gusa arimo, nubwo umuntu ashaje ariko yaragifite akamaro. Yatangaga inama, yabaga mu rugo rugasusuruka, agiye ahantu atazongera kubwira abana ngo mukomere. Kambabwire ko gupfa biravuna, gupfa biravuna, ariko Yesu yapfuye mu kimbo cyacu. Rero muri aya masaha ndagira ngo wongere utekereze, niba iki bikubujije amahoro bitatuma Yesu akuguranira. Nubwo abenshi rero barambiwe, ariko Yesu azaza. Uwaje Adamu yacumuye, abantu bakaba barambiwe, ariko Yesu azaza. Ariko igitumye urambirwa ni igiki? Niye mpamvu tambara gukigira, niye mpamvu nakunze kukibaza mu materaniro, ariko ni gute iyo bakurangikira kurabonamo amafaranga saa 12 ko zivuga wagezeyo, ni gute bigeza saa 2 utaragera mu rusengero ngo urebe Karuvari ku musaraba Yesu yemera kwambara ubusa? Burya amahanga yose yateranye Yesu yambaye ubusa. Abantu barahamije bati ni ukuri uyu yari umwana w'Imana.
icyo mabwira ni ikihe muri aya masaha? Ariko uzi kujera iby'iwawe iby'Imana bikaba byarakunaniye. Uje urabara imyaka umaze witwa ngo uri kuyikorera, ubara imyaka umaze witwa ngo uri umukozi wayo, ubara imyaka umaze wihambira mu by'Imana, ariko ukaba waranze guhinduka. Ijuru kandi rirabishoboye. Rero emera ugurane nawe, Yesu azaza. Dufite indirimbo ya kabiri ivuga ngo umwami ageze ku irembo, ariko ntago ari irembo risanzwe riraza jya hano ku rusengero, ahubwo ni irembo ry'umutima. Ngo wibaze, intambara n'ibyago bizakomeza kugeza imperuka. Iyo dusomye nyuma y'ibi byago n'intambara, tugasoma Danieli 2:43 na 42 na 44, hari amagambo avuga ngo hanyuma y'ubwo bwami Imana yo mwijiriza imika ubundi bwami butazahanguka iteka ryose. Nibwo dutegereje mu byo mubona bitutesha umutwe bikatubuza amahoro. Dutegereje ingoma Yesu azimika, abana b'Imana bakayijyamo. Ndasoma amagambo ari hano mu byahishuwe mu gice cyaho cya 21. Reka nyibasangize iki gice cya 21 kirimo amagambo avuga ngo iby'ijuru risha n'isi nshya. Ijuru risha n'isi nshya. Ariko tukongera tukagarura amaso mu isi, burya iyi si nta mahoro yibamo, kandi iyo amahoro yabuze n'amafaranga atagaciro. Himwe ari muzi ko iyo amahoro yabuze n'imodoka zitagaciro. Iyo ndi kubwiriza hano nkabona izi modoka ziparitse hano, mba numva meze neza cyane kandi ntayanjirimo. Ariko nubwo musetse ntabwo bansiga mu nzira. Nicyo nkundiraga abantu b'Imana. Ntabwo bansiga mu nzira ngo ngende n'amaguru maze imizi ndi kubwiriza, nubwo nta gare naba mfite, kuko izi modoka ari iz'abana b'Imana. Ntabwo nagenda n'amaguru bari kuzigendamo. Ariko nuko amahoro ahari. Iyo amahoro yabuze, ndibuka mu ntambara umuhungu agiye, imodoka yaturutse i Kigali, ariko byigana natwe turi kugenda n'amaguru, turi kuva hitwa mu Kivuruga. Lisansi ishira, ageze hepfo hitwa kuri Mukungu. Kandi burya lisansi ni nk'urupfu. Iyo ishizemo umva uribwiriza ngo ntabwo irarenga, uko wabigenza kose nakurenga. Nuko umukira avamo haravuga ngo niko ngo ese hano nta sitasiyo ihari. Hari kutubaza ati sitasiyo n'ikijumba twakibuze, ngo hase ngo se ngo ubu kuva hano kugeraho lisansi iri bisaba igihe kingana ikibaka tukamureba. Ariko uyu mwirasi tweba amaguru yahiye, twavuye ahitwa mu Kivuruga niba muhazi, 11:00 za karekare, bavuga yuko intambara yakabije mu mujyi wa Ruhengeri, ko inkotanyi zishaka kuhafata. Tugenda tumanuka hitwa ku rusenge, turakomeza turaza tugera kuri Mukungwa nka 9:00 z'amanywa. Kuko twaragendaga twamanuka tugeza aho ngaho bati yemwe murikanye, abasirikare bafashe umujyi bageze mu irembo. Tukagenda gisobanyuma, ntiwashobora kugenda ngo uragenda ubirindutse kubera iki? Abantu n'uruvunge, ibintu bikomeye. Niko twikoreye ibirago n'amasafuriya, turazamutse tugeze mu irembo ryo mu mujyi 11:00 z'umugoroba, ibitugu byahiye nta kurya. None uyu mwirasi wicaye mu modoka ngo essence ngo bayifatira he? Mbwira bari hano n'aba bakire mubona bari muri rusengero, imodoka yawe igira agaciro ariko amahoro ahari. Iyo nta mahoro, uwo mugabo twagiye n'amaguru nawe, uko twagendaga dusubira inyuma nawe agasubirayo. Yagezeyo yananiwe, rero atashobora kuva aho. N'utarwanya ngo wambukanye uyu mujyi wa Musanze, mbere wari Ruhengeri, ngo wambukanye urapfuye. Amahoro abantu biyizeza ni Yesu yatanga. Amafaranga yawe agira agaciro, amahoro ahari. Turukumvikana se? Abana bawe bagira agaciro iyo amahoro ahari. Dushimire Yesu watanze amahoro. Ayahe nuko yemeye Adamu amaze kubura amahoro, Yesu aramanuka. Iyo dusomye muri Yohana 16:31 dusanga ngo mwisi mugira umubabaro, ariko muhumure nanesheje isi.
bishatse kuvuga igisi mwisi hari mwibigeragezo. Byashoboka ko wazana umugore akakunanira, byashoboka ko wabyara abana bakabibirara, byashoboka ko waturana n'abantu nimwumvikane, byashoboka ko wacuruza ugahomba, byashoboka yuko wapfakara, byashoboka yuko wabaho ngaho nta mutekano ufite, ariko muhumure Yesu yanesheje isi. Ku magambo rero ndimwe ndi gusoma iby'ijuru risha n'isi nshya. Mbona ijuru risha n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu ruca rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishiriza umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo. Hari icyo Imana izakora cya mbere, izahanagura amarira yose ku maso yabo. Sinzi ijambo riba muryumva. Hari ikintu mbonaga muri bene Adamu turi ba nta kigenda. Burya tubonye ibyo kudusetsa buri wese yerekana amenyo, ariko hagira ibibabaza byakwibasiye, ndaba basaza bararira. Niba hari ikintu giteraga ingorane kubona umuntu wuzuye imvi n'amarira ari gutemba mu bwanwa, ubona giterambere rihari ry'abasore bafite ubwanwa rwose. Nagize amahirwe, niba ndavuga ngo ni menshi, niba ndavuga ngo ni make, nta bwanwa njewe. Ariko mbona umuhungu buteretse rwose, nkabona ari umusore mwiza, ari umusore mwiza bikagaragara ko ari umusore. Muraho ariko iyo amahoro yabuze n'ubwanwa bawuzira. Iyo amahoro yabuze n'ubwanwa wabuzira. Ariko aho nshaka kurasa naha ngaha, Yesu ashimwe. Aba banyabwanwa nabo iyo bababaye bararira. Niba hari akaga gahari, nuko abakobwa bari bakuzi mu bwenge, bakaba babuzi kugezweho, ikiroso shawe baracemera baragikunda, none ingorane zabaye kiri gutembamo amarira. Isi y'amarira, amarira akatubuza amahoro. Niba hari ikintu natinyaga, nukugira ngo ndirire imbere y'umugore w'iwanje. Senumvaga nakwihagararaho akamenya ko ndakagabo kazi gufata icyemezo, ariko ngira umunsi umwe umwana w'iwanje aravunika ukuguru, bamujyana mu bitaro mu Ruhengeri. Nyimubona bamujanye hejuru nabayogoye, umugore arantabara, afata igitambaro yari afite akimfuka mu mutwe no ku munwa, anjana nk'intama ati ja kuririra hariya, ikiniga n'igishira uragaruka. Bamarira nta kigenda mbabwire. Isi y'amarira, si y'ibibazo, isi y'agahinda, isi yo guhombya, isi yo kubuza umutekano. Umunsi umwe rero Yesu azahanagura amarira. Nahanagura amarira uzibaze uzaburihe. Niki kizatuma Yesu ataguhanagura amarira muri uyu mwanya, muri aya masaha? Iminsi umaze urayizi, ariko isigaye ntabwo uyizi. Cyakora ijuru ryo riteze ibiganza. Tubwo abantu bakunze kuja muri byinshi, nuko aya magambo akavuga ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibyambere bishize. Yicaye kuri ya ntebe biravuga iti, dore byose ndabihindura bisha, kandi iti andika, kuko ayo magambo ari ay'ukuri nayo kwizerwa n'ukuri. Imana ihabwa icubahiro. Ku murongo wa 7, unesha azarabwa byose, nanje nzaba Imana ye, nawe aba umwana wacu. Unesha ntago basobanuye icyo umuntu anesha. Unesha ibyo arwana nabyo, kuko ibibazo byanje si byo byawe, ibibazo by'icaro si byo by'umujyi, ibibazo by'abize si by'abatarize, ibibazo by'abafite akazi ntago ari kimwe n'iby'abatagafite. Ariko unesha ibi bibazo azaragwa byose. Ijuru rero ryadutegereje. Mu ndirimbo twaririmbye 77, mu gihugu c'ibyiza hari umurwa wera, kandi uyu murwa uzahoraho iteka ryose. Uyu murwa burya turahamagarirwa kwitegura. Benshi bazatakaza igihe bataye bitewe n'ikizi. Ntago bitaye ko mu ijuru riri gutegura kutwimura ngo tuzabe mu mahoro. Rero iyo Yesu ahamagara umuntu ku giti cye, batanze urugero igihe Lazaro yari yapfuye.
iyo tugiye mu gitekerezo kiri muri Yohana igice cya 11 dusanga igihe cyarageze Yohana wakundanaga na Lazaro Yesu wakundanaga na Lazaro arapfa. Apfuye rero reka babwire iki cyigisho kibagamo icyigisho gikomeye cyane. Burya kuko Yesu yarazi yuko urupfu rwa Lazaro byanga byakunda aramuhindura muzima. Abantu baje kuvuza induru batumva rero ubukunda ararwaye kandi ararembye n'ibiryo byamunaniye. Nkunze kubwira abantu nubwo isi tuyikunda hari igihe ibintu byahindutse n'ibiryo bikakunanira. Nkunze kubwira abakire muje murareba kandi hano muri abakire pe. Ariko abakire kuba umukize Imana igahamagara gakene katurutse igitarama iwabo baryaga imyumbati gusa weho kuko bari kuguca kuri sukari uriye ku nyama baguheka uriye ifiriti warara wicaye maze kakandi kari kamenyereye ibijumba n'umushogoro iyo ngiyo ijuru rikakazana katisha icaraho nawe izinyamuzi vovore yasashimwe buri ijuru rero riradusaranganya. Usanga rero nyirukukira bamwe bati urongera usoma kuri fanta wicukurire. Ubu dufite abasirimu batasoma fanta atari uko bazihanya ahubwo ari ugutinya gupfa. Nusoma kuri fanta uricukurira nunywa kuri sukari biragukoraho nuko kakana kabona fanta katumva meruka kunywa fanta hasize imyaka 8 akana kakazivungira mu gifu rero babana biwawe babirasi babona yuko za pome kurumaho hari ibintu bimbabazaga rero pome irahenze ariko abana babakire yarumaho imwe nga mama pome nshakajiye mujya abandi babibuze abandi baba babimena ariko ijuru rikakuregera mbonaga abakire ntabo bujya wavuga ngo uri umukire urya amapura 2 ahubwo ukoramo ikirayi kimwe umukene akarya ibirayi 40 akabyata kuri kureba usisimana bimeze batati uriha kubirya nyuma ya saa 12 baraguhambeje tabirayi urakoraho. Ariko kambabwire Yesu ni mwiza. Yesu yitegereje ukuntu abantu bari kuvuga ati ukunda ararwaye we aho bamushize buri wese ari kwisanutsa avuga yuko imva ye buri iri kunuka amaze igihe mumva nta kigenda. Yesu arababwira ngo mwebwe mwamaze kutamwumva neza kubera ko yaboze nimwe murakuraho igitare. Ibi byatumye abantu batumvikana ukabutakira undi gikureho bagikuyeho. Rero hari amagambo naringeze havuga ngo Yesu iyo Yesu ahamagara abapfuye bose abapfuye bagombaga kuzuka ariko yahisemo guhamagara inshuti ye yitwa Lazaro amuhamagara mu izina. Amagambo avuga ngo abanyabibi ntabwo bazumva ijwi ry'umukiza kuko batamuzi, kubamwizeye bose bazumva ijwi ry'umukunzi wabo bari mu bituro maze ibituro bikinguke abera barimo basinziriye kera bafatanywe n'abakiri bazima bahindurwe batamuke mu kirere. Muri aya masaha rero suzuma ikizatuma iri jwi utaryumva kuko Lazaro byashoje abaye muzima. Yesu